sinakubaza impamvu ituma ubikora kuko nzi neza ko biba bikwiriye nubwo rimwe na rimwe bitanyorohera ariko nzi yuko ari byo byiza kuri njye ifite ubushobozi naringiye ariko biranze naringiye ariko birananiye turacyafite ibyiringiro n'Imana ihemba ititaye kubikomere n'amateka yakuranze ifite imbaraga ifite urukundo ni ku murongo wa 6 ngarutse guhanurira uyu muntu wari wihebye wari ucitse intege wabonaga ibintu bikomeye wabonaga ugiye gutabwa hanze nzanye ijambo rivuga ngo ntabwo uri butabwe hanze wabonaga ugiye kugwa muri koma ndirahiriye nduwiteka ntabwo uri bugwe muri koma uko niko Imana ivuganye nawe wabona gusenya birangiye Imana igiye kurwubaka wabonaga izuba rya nyuma rirangiye ndakubwiza ukuri ku murongo wa 6 iravuze ngo noneho komeza ibirori byawe komeza ibirori Yuda we komeza Yuda we ibirori byawe kuko munyakibi kuko munyakibi akuweho kuko munyakibi atembweho baroza amacano n'izina rya Yesu batongereye ibyawe baroza ubuzima ntako batagize ariko nzanye ubuhanuzi nonaha buvuga ngo yewe Yuda we yewe Yuda we Yuda uri Nyamasheke Yuda uri Rusizi Yuda uri Cyangugu Yuda uri Byumba Yuda uri Gisenyi Yuda uri Musanze Yuda uri Burera Yuda uri Kigali Uwiteka aravuze ngo komeza ibirori byawe kuko umunyakibi atsembweho leko sando la sa pele de sansela le wili draki amen amen pela dimanisi Imana igarutse ku bantu bayo netikasima Uwiteka garutse ku bantu be elobini were dra eshokisa lela tandoma etakisa la wini dro Imana igarutse ku bantu bayo ntabwo turapfa burundu turacyafite ubuzima bwo mu mwana ntabwo turarangira burundu turacyafite kuzuka biracyashoboka nirambe igishushe Yesu agiye kuyikoraho wowe wari ufite ikibazo kikugoye Imana igikoreho kandi Imana igiye gutunguza abantu ijwi rye mu gicuku cya nijoro amen amen Imana iguhe umugisha mukozi w'Imana haleluya Imana ishimwe amen ndatahi rumva inyota nyinshi nako ukoreho hanyuma nurangiza wandike muri commentaire ngo sub ndayikoze voilà twita tumusaba amashina yanyu ubahwe pasika nziza icyumweru cyiza ukwezi kwiza umwaka mwiza hanyuma Theo turakwakiriye mwebare nyo mwebarire dara anto rumanyi murungi usewa okay cyo kimaze jewe nikatura tujye abantu batwumve sibyo hari umuntu wanditse ngo juvuga indimizi muri commentaire niko yanditse ngo nibishaka juvuga indimuzi ntabwo umenye indimi utarwanye no kuzivuga nta nubwo ushaka kumenya ururimi utaruzi umwana wese kugira ngo azagere ku rwego rwo kuvuga nyina abanza kuvuga mama ise da rero niba ashaka kumenya icyongereza ngomba gutangira mvuga ni good afternoon good evening how are you I'm okay baka kugeza igihe nzakigereraho ahubwo wasanga n'ukubwira nawe nazaza nuko aba yabyumvise nawe yubawe nuko aba yanadukurikiye okay voilà ngaho tutangira ikiganiro reka mbanze nguwo umwanya ubanze twinjiza mu kiganiro usenga kuko ni gospel usifiwe Yesu amen Imana ihabwe icyubahiro amen none nibane natwe muri iki kiganiro we asifiwe Imana ishimwe hari umuntu wanditse muri comment arandika ngo ariko nibishaka wazambwiye ukuntu mu buhanuzi watambukiye wahuye na Mariya ngo wayibonye yerekwa iyo comment nanjye narayibonye tugiye kuyivuga ana tauri makiri siyo
kupenda kama yeye, ni waijenga nini ya Yesu we, na utapata maisha yako. Mukiyaga bari hagati, mugatondo kare kare, Yesu yinjira mu bwato, ngwaje yo hakurya we. Mariya yubahwe, dukomeze icyo tuzakigarukaho cya Mariya. Ariko wanyura mu buryo wabibonye. Amavuta ndimo ntabwo ari kuvuga kuri uyu muntu. Ibya Mariya tubireke, tuzabizaho. Tuzabizaho. Kandi baraguhora usubira mu nkuru ntabwo nabyo bigaragara nabi. Ariko yari yabisabye ngo bizamufashe. We anyandikire hanyuma tuzabiganire. Yandike kuri 07 83 01 002. Ambwira ati jewe ndashaka tuzahure hanyuma tuganire kuri Mariya. Hanyuma abantu benshi bajya bambwira ngo ariko nibishaka n'umwirasi ngo nukuri cyo batashaka kwitaba ngo Tigo ngo nibiki, ngo abantu benshi ntabwo bitaba. Ninde muntu telefone yanjye irihe mwayizanye? Oya iyindi ngiye nyuma yawe. Okay. Iyi telefone ufite nimero yanjye? Ninde muntu ufite nimero yanjye? Tayenje ndayigira. Ndayigira. Ngaho mpamagara ukoresheje Tigo. Nta Tigo ngira. Nangize ngo mwereke ko ikibazo atari nge, ntabwo bikunda. Wenda reka nguhe urugero, sibyo? Uyu mwanya mbwira nimero yawe. 82 0782 97 08 31 nakubonye. Urabona ko mpamagaje MTN. Uretse wumve. Suyona? Wenda abantu batagira ngo nukubeshya. Noneho ninde ufite Airtel muri mwe cyangwa Tigo? No warayigira. No. Okay, mbwira Tigo yawe. Sorry. 02 072 ayazi. Nawe nawigira? Nayo. Noneho kugira ngo wenda byumvikane neza abantu tube abere, nanjye singuhamagara. Udafite MTN ntabwo nguhamagara. Bivuze ngo ntabwo ari wowe ku ubitera. Then idudura gatatu igahita igukupa. Urumva? Noneho uyacyarangiye. Noneho nanjye singuhamagara. Wenda kandebe hano umuntu ufite Airtel, aha dore ngiye. Suyibona ko ari umutuku? Urebe. Umvi ikinyarwanda. Umvise ibyo bambwiye? Nabyo. Murumva ibintu bari kumbwira? Bivuga ngo niba ari you what you know for you God it is problems ibintu nk'ibi. Nimukajye mundengana. Uwo ndamusubiza. Ubwo bavuga ko wirata. Ntabwo ndirata se nduwu. Ntabwo nirata. Uzi ko ushobora kumpamagara kuri Airtel ugiye kungurira igipangu? Ntumbone. Ariko mugande. Uzi ko ushobora gutegekwa n'umwuka akavuga uti hamagara uyu muntu umwishyurira inzu amezi 3 ntumbone. None si kibazo ni ngewe, niko systeme ya tekinoloji yanjye yubatse. Ntabwo bikunda. Kereka kuri WhatsApp nibwo unyandikira nkabibona nkaba nagusubiza. Ariko ushaka ko tuvugana akoresha MTN. Bajye bakwandikira kuri WhatsApp. Turanezerewe cyane kongera kukwakira kuri Asante sana kuri Zaburi Yacu TV, kuri Byizerwa TV, Imana Yacu TV. Abantu bari baragukumbuye. Okay, turahari turahabaye, ubu turi mu mavuta mashya. Nka yayande ngo bari mu cyumba cyo hejuru. Genda gake. Iyo bakubwira ngo uri umuntu ngana nanjye n'imyaka nk'iyo mfite, nakubwira ngo mu mavuta mashya. Mu mavuta mashya. Ujye uhita umenya ko mu ijuru no mu isi hari ingamba bahinduye. Amavuta mashya. Ako kantu sura kumva. Amavuta mashya wayatandukanyiriza he n'amavuta
kuko amavuta twumva bishop munsubirize amavuta yamaze gusaza abadayimoni baragusuzugurana voilà c'est ça noneho ikindi kandi aba yabaye vidange byanze bikunze ugomba kujya mu gatyata mu igaraje reka tubihuze na vidange tubihuze na bakobwa 10 bapfapfa n'abakobwa 10 harimo 5 bazima n'abandi ntabwo bari abakobwa ikibazo cyabo ari amavuta yarashaje yari yashize bazize ibintu ibi icyambere boss yaratinze mwenyewe umukwe atinze kandi ubu batagira ngo ubu ntitwatangiye ubu turi muri intro ntabwo turinjira mu kiganiro buriya ntibazakubeshye bariya abakobwa 10 inshuti yanjye iyo mubagezeho njya numva musya mutansitse mujye mugenda gake Bibiliya avuga ngo nuko umukwe atinze barasinzira umvise impamvu barahunikira habanza guhunikira uzi icyo ari cyo genda gakeya watujemo natuje tubanze dutuzemo nabikoze n'abatwumva nabo batuzemo babanze batwumva guhunikira bisobanura kujya mu mirimo ya kamere ugata imirimo ya mwuka wera nta muntu usambana atabanje kurwana n'umutima isi y'umwuka iyo irwanije ikirere cy'Imana muri wowe ibihe by'amasenge ntabwo wagwa mu cyaha ngo bikunde deni guhunikira harimo gucika intege harimo kunamuka harimo gusubira inyuma gake gake urugero nk'inkuru tumaze iminsi dukora ziriya nkuru tumaze iminsi dukora iz'abakuyemo matirisi iz'abatwaye abagabo b'abandi iz'abarongowe inshuro 1000 iz'abafite abana b'imvange utamenya amaseri bagiye bavuka mu ma episode ibyo byose ziriya nkuru ni ibimenyetso by'uko tutari mu mwuka yego bishop niko kuri rero munyumve neza iyo umwuka w'Imana atari mu bantu abantu bwabo barahindukira bakabibyigenge iyo aho umwuka atari njye mbivuze nkanjye hanyuma uzarebe neza iyi pusi itari mu nzu imbeba ntago zitinya kurira ameza hari abashitsi iyo ipusi itari mu nzu mu yandi magambo tumaze iminsi tuyoborwa n'umubiri basi surabyumvise ndabyumvise okay twandikira muri commentaire utubwire ngo nibisha ibintu uvuze nibyo kandi koko nibyo sibyo nicyo gituma umuntu wese utakigengwa na mwuka wera umutima we uragenda ukaba akahebwe uyu muntu ntahugurika uyu muntu nta nama wamugira uyu muntu ntabwo wamugorora ngo bikunde niyo mpamvu rero iyo nkubwiye ngo nibishaka Theogene ayemuhiya cyangwa se amuhiya mu mavuta mashya nuko hagati y'igihe amazemo n'igihe cya Pasika ku cyumweru ku itariki 20 hari urukuta ijuru ryamaze gutambikamo bivuze ngo yigira karaha kajya he rifite umutsi ryakanda kuko abayoborwa n'umwuka nibo abana b'Imana noneho uranyumvise ndakumvisha tugarutse mu mavuta mashya aba bakobwa tugarutse kuri aba bakobwa ku mukwe yatinze ikosa si ryaba ari ry'umukwe ndagira ngo usobanurire abantu hari abantu babitekereza okay ubundi harimo ibintu bitatu hano harimo amasomo abantu banyuraho biruka aba bakobwa 10 batanu b'abanyabwenge n'abandi 5 b'abapfapfa intego yari imwe kwari ugusanganira umukwe ariko haza kuvukamo iki kintu abantu benshi bitiranye uwibwira ko ahagaze yirinde atagwa kabiri aba bakobwa hari imitimu yemera ko ifite Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo ariko baragenda barirara aba bakobwa 5 reka mbababwira
umwe ni dirijante undi ni uwantona ku ntebe ya mbere undi atera ikorasi mu yandi magambo uzi neza ko natajya muri repetisiyo korari itazaririmba ari muri aba bakobwa urankurikiye wirangara ndahari kabiri hari umuntu wibwira ko ari kizigenza muri aba bakobwa bangahe 10 utari kunyumva biri ndi kukumva urarangaye ntago oya ndahari ndi kugushaka muri connection yanjye nakubura oya ndahari urumva neza mu yandi magambo dufite abantu muri ibi bintu bya Yesu wagira ngo bafitanye contract na Yesu ya burundu ko ibi bintu nibaramuka batabirimo umurimo uzapfa mbese bo icyo bakora dufite abantu bazi ko ibi bintu ari ibya si batanu b'abapapa se ndi kuvuga dufite batanu ni batanu urumva neza ni muri batanu hari umuntu uvuga uti runaka nintaboneka ngo mbwirize teraniro ntabwo riri bushyuye wari muri batanu nintahagarara muri korari ngo nantone korari iraza kubihirwa n'indirimbo uwari muri bangahe batanu ari muri batanu tugira umuntu rero wibwira ko azi kudirija kuruta abandi uwari muri bangahe uwo nguwo ari mu bapfa Yesu yashakaga kurobanura intama umuntu mu bantu ntabwo nyumvise ntabwo wanyumva ndiko kumva ngiye oya uravuga nk'umuntu ufite ihungabana ndiko kumva jyamo neza tujyane hari ikintu ushaka ko wumva urumva neza hari ikintu ushaka ko wumva kampaguruka byo Yesu yari afite intego gutinda kwe twatweretse umugeni wa nyawo tubihuze n'iki gihe turimo ejo bundi yisinziriza mu nyanja twabonye abagabo bariye kuri capati ze bariye ku mafi ye ahumura Bartolomeyo bari kumwe azura umwana wa Yayiro bari kumwe ndetse ahagurutsa n'ibimuga n'ibisenzegeri babana nawe ariko ikintu bita ishuhe byitwa COVID-19 nduguyanga riteramo twabonye abagabo banambye kuri uyu mwami tubona n'abamubeshaga ko bamwemera ubundi umugani w'abakobwa 10 egari igihe bivuze ngo uriya mugani usobanuye igihe ni gute umuntu yakwitwara muri icyo gihe none se Yesu nk'umukwe yari gutinda te abizi neza ko yasize konsiyo ko natererwa gitwaza ari buyabike wazubwira poso sumubwira ngo nsezeranya ngo nubwo natinze fenisenge cyangwa se nkani bitewe n'idini bayakenyereraho kandi Yesu mu mibare yize yarayakeneye urumva gutinda ntibyari birimo none kuki yatinze aho niho nashakaga yashakaga kwereka Feredina ko siko witwa se niko nitwa Nyirizaburi yacu ko naho imitini itatoha yego inzabibu ntizera imbuto haleluya la poco se la monde la fedasima ela widi sinima amen mu yandi magambo hari abantu nyine aho niho shaka aba bakobwa bumvaga ko gusirimba kwabo ari byo Yesu areba akabirutisha iby'abandi bumvaga ko haleluya zabo ziri hejuru yizaba haravuga ati no kuri 18 nabahaga amakwe reka mbanze ntezemo bigere muri 22 urugero mama wanjye yashatse afite 16 urumva uyu munsi bagutendeka ibi nabaho tugaruke rero aba bakobwa bari bamenyereye Yesu ko nta priyave bazabona bari bamenyereye Yesu ko uko umugore ajya kubyara igise kimufata umwana agomba guhitaza ntago bari basobanukiwe tobari cyari cyo haleluya amina amavuta nela kosiri wiri deletanda kosaba amavuta then ibi byasobanuraga igihe Yesu yarabajyanye ku mazi yarabajyanye ku kagezi
abapimisha inyundo yitwa igicuku abazanira umunzane witwa munogozi abanogoza ikintu bita igihe akibatamo amavuta arabashirana ntagire unyiyemeraho uzarebe iyo uri muri priyave uzarebe iyo umugore ari kwa muganga nta n'icyicuma ufite atwite utangira kubara imve ebyiri ukibaza ukuntu uri bubigenze ntimukabeshe ntibazababeshe hano ntibazababeshe rero aba bakobwa bari bamenyereye mu bwoko bw'iwabo kurongorwa ku myaka 18 babona uwa 19 babona uwa 20 babona uwa 21 22 32 muri 35 amatabaza arashira matabaza ajazima bro ela kosina ndala kotita pepo matabaza jaya helokisa ugacana ukibuka akanyarira ntibyake ugacana ukibuka jangwani bikazima ugacana ukavuga utuwitenye bukamuyita tubikanga twabonye ducana biranga ahubwo bikazimata mugora akakubwira ati nta mugabo ukurimo ugacana nyoko bukwa akakubwira ati umwana wanjye ntabwo iwawe nyoherereza ibyanjye ugacana mu mbada bikanga narazijunguje gasanze isi yose nabizi ugacana muri samburete iyicumba na sarika kunanira ugacana bikanga ukabwira umugore ngo jya kurwarira iwanyu n'ukiro mukwatinze sha mukwatinze ele pesa kotandoza rima ele tako tugarutse mu mavuta masha mu bihe twahozemo Uwiteka dufata dukomeze mavuta masha twaracanye mu ipantaro imwe badukura ku ruhimbi batujyana inyuma byanga kwaka turacana shuti yanjye mu nzu z'abandi muri priyafe byanga kwaka ugatinya gutaha ukiganyiriza gutaha wagira umwaka unyira inzu mukaba muba mu gipangu kimwe ngaho muterekana isombe se muterekana isombe mwa muterekana isombe utishuye inzu se hanyuma uzajya ibyo bintu mubikura he batanu baracanye biranga shuti yanjye nimukabaciraho iteka mukora gutindana umugore akaguca inyuma mukora gutindana umugabo akaguta mukora gutindana nyoko bukwa akakora nk'ikintu cy'inzanga kiri aho ngaho witwa so ukagendesha n'ibirenge witwa so mukuyo yatinze witwa so ariko ku murongo wa 6 Bibiliya yavuze ngo nuko mu gicuku nijoro habaho urusaku rwinshi ruvuga ngo ni musohoke muboneza amatabaza yanyu musanganire umukwe yikugarutseho wowe uziko yukugarutseho rudirimiti rongera igakora minigarami rongera igakora western union rongera igakora ariko mwabaye muti riya barongera bakakubwira ati nibishaka we iyi nimero niyo niyi ngiyi ese nimero niyi ngiyi nimero iracari yuti niyo iri muri mamo niyo ngiyo inzu nangahe ni 150 harya abana bariga yego kubera ko ni ku murongo wa 6 ikugarutse ku murongo wa 6 ela haburusaku ku murongo wa 6 niho yababwiye arababwira ati ndumva impanda ndimo numva Nyabugogo ndimo ndumva Kimisagara ndimo ndumva Kuntaraga ndayumva Kanombe ndayumva mu Kajagari ndimo ndayumva kuri 40 Nyamirambo noneho ni musohoke mu musangane ntabwo ari bwo ujya kubona ukabona hano hatangiye guhombanuka ufite utuntu niyama abantu bari kunsakuriza ngo nkore siporo uruhare mwabigizemo mube muruhagaritse kuki batavuze murankoresha siporo mpombana ntago mwandeba nibwo ngizuka ngewe nemerewe amavuta muganga ntara yankura niba yagukuraho uzayareka nzayareka se nyarekeshejwe na hariho rwajya mwa mukaje mubesha ku murongo wa 6 niho nshaka kuvuga ngahaguruka ngataha ku murongo wa 6 shuti yanjye kunda ya nyuma yanze kuza biri ku murongo wa 6 sombe bayiteka ku ngufu kuko Uwiteka aravuze ngo ni mu musanganire umuntu wakubenza arigarura atangira ati hayi baby se wabiherukaga ryari ati shari hari ibintu ushaka ko twongera gusubukura naho ni ku murongo wa 6 Imana igufatira icyemezo ku murongo wa 6 niho yabwiye kuro iramubwira ngo kuro
gatandatu iramubwira ngo ndarahiye ntabwo nongera kuvugana n'ibibaya sinongera kuvugana n'ibikona ngiye kwigira ibwami ngewe ndavugana n'amamareki ndavugana n'abamareki ndavugana n'abahivi ndavugana n'abayebusi ndaza kumanyagura imbaraga z'abakarudaya ndagutegetse nonaha ndavuze ngo ngiye gukenyuruza abami nimara gukenyuruza ngukenyeze jene de sanse ntibazakubeshya ku murongo wa gatandatu ntabwo ikora nyuma ya 0 ujya gutereta inkwano yarashe aho ndi ku murongo wa gatandatu ku murongo wa gatandatu nshuti yanjye ntabwo ujya gushingirwa ibitwinjiranwa biba byarahageze kera ku murongo wa gatandatu ntabwo wirirwa ukora kiriya gipapuro no ngo inama y'ubukwe ngo kuri 3 ngo inama ya mbere kuri 7 inama ya kabiri wapi biriya bintu ntabwo wirirwa ubijyamo ahubwo umwe araza akavuga ati none se mwabona aho mushira mu nshingano ziri muri ubu bukwe buri wese araza akavuga ati uzi n'ibindi njyewe imodoka ni yanjye aho ni ku murongo wa gatandatu undi ati njyewe nzadekora aho ni ku murongo wa gatandatu undi ati intebe ndazigura aho ni ku murongo wa gatandatu niho ijwi ryavugiye hejuru avuga ngo noneho abazi gusoma babisome Matayo 25 ku murongo wa gatandatu honyine niho hari ihumure ngo noneho habaho urusaku rwinshi baravuga ngo nyina w'umukobwa humura ntabwo bugipfuye nawe se w'umuhungu nukuri ntibugipfuye nimusohoke musanganire ndatashye ntagira unsakuri Imana umugisha bakunzi bacu Imana ibaha umugisha Uwiteka bagirire neza mwe mwabanye natwe komeze mubane natwe kandi mukande subscribe turabakunda cyane ciao ciao